ariko icyo nabanza kuvuga ku bana, umuhanga umwe yabajije umwana, yari ari mu bandi aramutomboza, aramubaza ati wumva ari iki wazakora igihe wazaba utakiri umwana umaze kuba mukuru? Amubaza icyo kibazo. Nuko abandi bana bari bateze amatwi. Murabizi iyo umuntu abajije abana rero, wowe uzumva uzaba iki, wumva uzakora iki, bagenda bavuga ibyo abantu bakuru bakora babonye cyangwa bumvise. Maze uwo mwana asubiza uwo muntu wari umubajije ikibazo, aramubwira ati jewe ntabwo nifuza kuva mu bwana. Ngo ntabwo yifuza kugira gute? Kuva mu bwana. Arangije aramubaza ati kubera iki? Ati oya, ndashaka gukomeza kwibera umwana, abantu bakuru ntabwo bishima. Mwabyumvise? Ngo abantu bakuru ntibagira bate? Ntibishima. Numvise indirimbo nziza baririmbye, iriya korari, n'aba baririmbisha iza 500, ariko numvise amen itambutse hano, numvaga yari buzagere no hanze y'urusengero. Ese uwo mwana ibyo yashubije uwo muhanga yaribeshye? Abantu bakuru, abana bavuze amen cyane, ariko abantu bakuru reka da, ibyishimo ntabyo. Nta kuntu rero abantu baririmba indirimbo nk'iriya ngo ngwino ku isoko imara inyota, uramutse uhari ari indirimbo nziza imeze kuriya ngo ukomeze kugira gute? Nisoza shwe uruce urumire. Nta no kuvuga ngo amena, amena bivuze bibe bityo. Umwana yavuze ati rero kuko abantu bakuru ariko bameze, abo nitegereje, abo mbana nabo, kubera iyo mpamvu jewe nifuza kuzakomeza kugira gute? Kwibera umwana. Abana murabizi barishima, kandi ikindi mpamvu na Yesu yavuze ati mureka abana bato bansange kuko abameze batya ari bazinjira mu bwami bw'Imana. Nuko abana ntago bajya hari ikintu bita analyse, ubusesenguzi. Iyo umubwiye iyi nzira niyo ugomba kunyura, burya niyanyura barumvira. Ntabwo rero bajya muri analyse batinde mu bintu by'ubusesenguzi, ntabwo batinda ku bintu cyane. Niyo mpamvu abameze gutyo bafite kwizera, batabanje kujya muri za detail nka za zindi natwe tujyamo, abo ngabo Imana irabemera cyane. Ngira ngo rero abana n'umugisha, Imana iduhana umugisha. Kandi n'abatabafite aha, Imana ishoboze buri mubyeyi wese uraha kugira ngo aharanire ku mwana we atazimirira muri iyi si, ahubwo arererwe mu itorero. Igihe nikigera Yesu Kristo azaduhe ikamba ry'ubugingo hamwe n'abana bacu n'imiryango yacu mu izina rya Yesu. Amagambo tugiye kuganira muri uyu mwanya ntabwo ari amagambo menshi. Ni amagambo afite umutwe uvuga ngo ibanga ry'urugendo. Ibanga ry'iki? Ibanga ry'urugendo. Ibanga ry'urugendo. Ntabwo niriwe nivuga kuko hari abavuze, ababwiriza bari hano bavuze. Ndumva abenshi icyo abantu baba bakeneye no kumenya amazina, niba ari umwizera w'iri torero, ndi umwizera w'iri torero. Hanyuma ibindi nuko nanjye Imana yangiriye neza, kandi nkaba nyishimira yuko nkiri muri iri torero. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Kuba nkiri muri iri torero jewe ndabishimira, nta nubwo nareka kuyibishimira, kuko hari impamvu nyinshi zirenze igihumbi zishobora gutuma mu buryo bumwe cyangwa ubundi umuntu yaba atakiri muri iri torero. Kuba rero ndimo nawe ukaba uri muri iri torero n'umugisha. Dukwiye kuzirikana uwo mugisha twagize, kandi tukirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma tuva muri iri torero, kuko kuva muri iri torero ni urupfu.
kuva muri iri torero ni ukurimbuka. Ibanga ry'urugendo. Ngira ngo umwuka w'ubuhanuzi hari ibintu watubwiye cyangwa utubwira ibintu bitatu. Utubwira ko icya mbere kizaranga abantu b'Imana muri iki gihe giheruka cy'iminsi y'imperuka. Icya mbere, ubwoko bw'Imana buzarangwa no gusenga no kugira gute. Ikindi cya kabiri, ubwoko bw'Imana buzarangwa no kwizera. Hanyuma icya nyuma, ubwoko bw'Imana bugomba kurangwa no gukora. Ni bingahe? Hari ugusenga, hari kwizera, hari gukora. Ibyo bintu uko ari bitatu nibyo bigomba kuranga iki? Ubwoko bw'Imana muri iyi minsi iheruka. Ni imigabane itatu idatandukanwa. Icyo rero tugiye kuganiraho muri uyu mwanya nk'ibanga ry'urugendo ni ugusenga cyangwa gusenga. Henda aho ngaho ushaka kuba atari kuramubwiriza nawe menya akabyata. Sindusanzwe dusenga. Sanzwe dusenga. Ubu nitwaje gusenga. None kwigisha abantu gusenga bifite ubuhe buremere, bifite ubuhe busobanuro bundi bwiyongeraho, bifite ubuhe mucyo mushya bizanye. Turumva ari ibisanzwe, twaje gusenga kandi koko nibyo. Se ntimwaje gusenga? Mwaje gusenga nkuko nanjye naje gusenga. Ariko reka mbabwire kuri iri somo umuvandimwe Edison amaze gusoma, riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu nkuko bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya 4 ku murongo wa 23. Ravuze ngo Yesu yarimo avuze amagambo akomeye aravuga ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abasenga data bakwiye kumusenga mu kuri no mu mwuka no mu kuri. Ngo kuko bene abo aribo bakwiye kumusenga kuko Imana ari iki? Ari umwuka. None nkubaze, imisengere yawe birebye ubona ari imisengere yo mu buryo bwa mwuka wera? Ubona ari imisengere yo mu buryo bw'ukuri? Reka babwire ko Satani yamaze gutuma ibintu tubicurika. Umunsi umwe Mose mugaragu w'Imana yazamutse umusozi kuri gahunda yahawe n'ijuru. Yaragiye gusenga, yamazeyo iminsi 40 n'amajoro 40. Ariko nushaka ubyite iminsi 40. Ntiyaryaga umutsima, ntiyanywaga amazi. Maze ubwo yaravuyeyo muri uwo mwiherero kuvugana n'Imana, yamanutse umusozi, mu maso he hijimye, harabagirana. Haleluya, harabagirana. Icyo Mose yaravuye gukora hariya nta kindi kwari ukugira ngo Imana imuhishurire ibanga ry'urugendo. Ibanga ry'iki? Ibanga ry'urugendo. Reka mbabwire bavandi, ntabwo ari ugupfa kugenda, nta nubwo ari ugupfa gusenga. Oya, reka nsaba bo kubyuma,
babanze banshirireho indirimbo muyumve. Ntabwo ari gupfa kugenda, nta nubwo ari gupfa kugira gute, nta nubwo ari gupfa gusenga. Hari ibanga ry'iki? Ibanga ry'urugendo. Nimumfashe. Byashoboka ko abantu bamwe baba bazaha ari ugupfa kuza hano, ari ugupfa kwigendera, abandi bakaza hano ari ugupfa kuza gusenga. Ntabwo ari ugupfa kugenda, ntabwo ari ugupfa gusenga. Banshirireho iyo ndirimbo mutega amatwi muyumve. ahubwo bisaba gutuza. Benshi batubona tugenda mu nzira dushikamye dukomeye amabuye, dufite ibanga, dufite ijambo Bibiliya niyo dusoma. Ntabwo ari ugupfa kugenda, ntabwo ari ugupfa gusenga, ahubwo bisaba gutuza. Yesu akatumenera ibanga ry'uru rugendo. Ntabwo ari ugupfa kugenda, ntabwo ari ugupfa gusenga, ahubwo bisaba gutuza. Yesu akatumenera ibanga ry'uru rugendo. Bibiliya ruhuje rwiza mu nzira tugufite tugusoma buri munsi, turagenda tudatinya kuko tuba dufite perime. Ntabwo ari ugupfa kugenda, ntabwo ari ugupfa gusenga, ahubwo bisaba gutuza. Yesu akatumenera ibanga ry'uru rugendo. Ntabwo ari ugupfa kugenda, ntabwo ari ugupfa gusenga, ahubwo bisaba gutuza. Yesu akatumenera ibanga ry'uru rugendo. Nshuti tuve mu masangano y'inzira, duhagarare mu nzira nyabagendwa, tubaririze inzira zakera inziza bariya tunyura. Ntabwo ari ugupfa kugenda, ntabwo ari ugupfa gusenga, ahubwo bisaba gutuza. Yesu akatumenera ibanga ry'uru rugendo. Ntabwo ari ugupfa kugenda, ntabwo ari ugupfa gusenga, ahubwo bisaba gutuza. Yesu akatumenera ibanga ry'uru rugendo. 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 Haleluya. Ntabwo ari ugupfa gusenga, ntabwo ari ugupfa kugenda. Sibyo bavandi? Bisaba iki? Bibiliya. Uruhushya rugira gute? Ruyobora umugenzi? Reka mbabwire.
abazarimbuka bari muri twe, ariko n'abazabona ubugingo buhoraho bari muri twebwe. Imana nihabwa icyubahiro. Mwabyumvise? Ntabwo ari ukugira gute? Ntabwo ari ugupfa gusenga, ntabwo ari ugupfa gutura amaturo. Mbonye hano nta n'iminota 2 abantu batura. Ibiri umva, niba iramutse ibaye myinshi ntabwo yarenga 3. Nari ndimo nitegereza uko abantu batura, uko abadiyakoni n'abadiyakonikazi banyuranamo hano, nditegereje mbonye bitarenze nk'iminota 3. Ibya Kimisagara ntabwo nzi uko bimeze, cyakora Imana yirabizi. Hari amatorero tujyamo arimo abantu nka 200 nka 300, ukabona abantu baratuye bitwaye nk'iminota 15. Hano sinzi banga mukoresha kugira ngo mukoreshe iminota iri hagati y'ibiri n'ibiri n'igice. Abantu bose bari muri rusengero bamaze gutura. Cyakora byashoboka ko hari abaturira mu mutima rwose, bagaturiraho mu mutima, kandi ubwo niyo bagiye muri alimentation yenda kugira icyo bagura bishyura umutima. Yenda nejo bundi menya amashuri agiye gutangira, ubwo bazishyura umutima ku bigo by'amashuri. Ibintu byose gushimira ni mu mutima, gutura ni mu mutima, ibintu byose ni mu mutima. Ni ikibazo, ariko Imana irahari. Ntabwo ngaya abatuye nk'uko Imana ibisaba, ariko n'utatuye nawe ajye ku mavi amenye iki ijambo ry'Imana rivuga, ko nta muntu ukwiye kuza mu nzu y'Imana gutyo gusa, kuko amaturo ni igihamya cyangwa n'ikimenyetso cy'uko umutima wanyuzwe n'icyo Yesu Kristo yadukoreye. Ntabwo ari ugupfa gusenga rero, ntabwo ari ugupfa kugenda, ntabwo ari ugupfa gutura, ahubwo dukwiye gusaba Imana ngo idufashe, tubanze dutuze, tumenye inzira dukwiye kunyura, tuve mu masangano y'inzira. Umugaragu w'Imana Mose yaraza agomba guhurira n'Imana. Nawe ukwiye kumenya aho ukwiye guhurira n'Imana yawe. Umunsi umwe hari telefone yigeze impamagara, hanyuma impamagaye ndayitaba. Umuntu aranyibwira, ambwira n'ibyo akora, ambwira uburyo yifuza kungirira neza, kuko umuvandimwe wanjye yari yaramugiriye neza. Nanjye rwose ndavuga nti ugize neza. Ambaza ibibazo byinshi, turaganira kuri telefone, sinari muzi. Hanyuma arangije arambwira ati rero ngiye kukubwira ahantu uri bunsange. Ngo hano ndi bugire gute? Ariko arambwira ati rero kubera ibibazo binini mfite, ndagusabye nyoherereza amafaranga ya nayo make. Ntago yansabye menshi. Icyo gihe ntabwo nari mfite amafaranga, ariko narashakishije yari make, ndayabona ndayamwoherereza. Arangije arambwira ati rero turahurira hanaha, ni hano muri uyu mujyi. Ndagenda mpagarara ahantu yari yambwiye nyine yari bunyure, yarambwiye icyerekezo ari kuvamo ari gukomeza. Ndategereza kuva saa 3 za mu gitondo kugera saa 8. Ambwira ngo araje. Kugeza n'uyu munsi tuvugana, ubu turi kuvugana, ntabwo ndamubona. Ntabwo ndamubona. Saa 3 kugera hafi saa 8, kugeza n'uyu munsi ntabwo ndamubona. Simuzi, sindamubona. Kumbi yari iki? Yari umutubuzi, yari umutekamutwe. Dushimira Imana yacu kwidakora nk'abatubuzi. Haleluya. Isaha yari yahaye Mose, isaha yari yahaye umuntu w'Imana, yarayubahirije. Bahuriye ku musozi kandi yamuhaye amakuru y'ukuri. Haleluya. Pe
dufite imana idakora nk'abatubuzi. Yiguhaye gahunda ibigize gute? Ibiyiguhaye kandi irayubahiriza. Hanyuma rero kugira ngo menye yuko ari umutubuzi, amazina ye nari narayafashe, maze ndangije mfata telefone nari mfite, ninjira muri Google ni kuri internet, shyiramo amazina ye, nkibona abantu yatuburiye, nahise mera nk'ukubiswe n'inkuba. Hari abantu bafata imana yacu nk'aho imana yacu ari umutubuzi. Imana yacu ntabwo ari iki? Ntabwo ari umutubuzi, ni imana yo kwizerwa. Uwo yamparitse aho ngaho amasaha hafi 4 cyangwa 5, mbabwiye ko ntaramubona kugeza n'uyu munsi. Nayo amafaranga ntabwo yayanshubije, sibyo se? Imana yacu rero ni imana yo kwizerwa. Yiguhaye gahunda yayo ntihinduka. Gahunda yayo ntigira gute? Ntabwo ihinduka. Ariko nk'uko indirimbo bivuze, ntabwo ari ugupfa gusenga, ntabwo ari ugupfa kugira gute? Kugenda. Kubera ko mu Migani igice cya 28 umurongo wa 9 haravuga ngo uwiziba amatwi ngo atumva amategeko, gusenga kwe kumeze gute? Ni ikizira. Abomination, ni ikizira. Uwiziba amatwi ngo atumva iki? Atumva amategeko, gusenga kwe ni iki? Ni ikizira. Iyo niyo kondisiyo ya mbere, nicyo gisabwa cya mbere. Imana yacu rero, ngewe nitabye telefone y'uwo ntazi, njya kureba uwo ntazi, ariko imana yacu turaziranye. Haleluya. Ntushobora uwarabanye n'Imana, warihereranye n'Imana, ntushobora kuberwa ijwi ry'Imana rivugira muri kino gitabo. Haleluya. Ntibishoboka. Tuvuganira n'Imana ahandi tuvuganira nayo ni mu byaremwe n'ibyo idukorera by'urukundo rwayo itugirira neza. Ntabwo ari ugupfa kugenda rero, ntabwo ari ugupfa kugira gute? Gusenga, ahubwo bisaba gutuza. Bibiliya ikatubera umuki, ikatubera umuyobozi. Reka mbabwire, hari abagabo 3 ngiye kubabwira bagize ingorane zikomeye. Abo bagabo 3 Yesu mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gice cya 9 niho tubasanga. Abo bagabo 3, uwa mbere ni Petero, uwa kabiri ni Yohana, uwa kane na uwa gatatu ni Yakobo. Bazamukanye umusozi na Yesu yaragiye gusenga. Haleluya. Yaragiye kugira gute? Yaragiye gusenga. Hanyuma igihe Yesu yararimo avugana n'intumwa z'ijuru zari zimutumweho, ari we Eliya na Mose, maze ba bagabo 3 Bibiliya yanjye hano mfite irambwira ngo nuko bararyama bagira gute? Ngo barasinzira. Reka barahunikira. Gusinzira no guhunikira ni ibintu bigize gute? Ni ibintu bitandukanye. Guhunikira no kuvuga ngo ni inkuba zakubita, mbese nta kintu cyapfa gukangura uwo muntu keretse rwose ari ikintu kidasanzwe. Naho gusinzira, ushobora gusinzira ariko mu kanya gato kaburicuye. Guhunikira umeze nk'umuntu wapfuye. Guhunikira. Abo umukiza ari kuvugana n'intumwa mvajuru, ariko abagabo 3 bagize bate? Barahunikiriye. Naravuze ntariko uriya musinziro kura guhunikira ni guhunikira kumeze gute? Si ikibazo. N'ubu tuvugana hano, ndi hano muri literaniro hari abantu bahunikiriye. Iki kandi kibikubwira nuko igihe turaba dusohotse hariya ushobora kumubaza ngo ariko wamubwiriza waruhagaze hariya mu minota 10 cyangwa 15 cyangwa 20 yahamaze, burya hari ijambo na rimwe wumvise utahanye iki? Ngo umva yari yambaye neza, yatubwiye iby'abatubuzi yahuye nabyo. Ibyo ngicyo guhunikira. Rero ibanga ryo gusenga, ibanga ry'urugendo no gusenga, ariko ugasengera iki? Imana mu kuri no muki no mu mwuka. Mu butumwa bwiza bwese uko bwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 12 haravuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kugira gute? Bwo kuba. Ntabwo ari ubwo kwitwa. Ubu nitwa uko nitwa nuko ndi bishobora gutandukana, ariko yabahaye ubushobozi bwo kugira gute? Bwo kuba abana b'Imana. Rero bavandimwe,
abamwemeye, abamwizeye, abamusenga nk'uko Yesu yagize gute nawe amusenga. Yabahaye ubushobozi bwo kugira gute bwo kuba abana b'Imana. Petero rero na Yohana na Yakobo, ikintu gitangaje ngo igihe Yesu yaragiye gutandukana nabo, nibwo Petero yateye hejuru aravuga ati, databusha waretse tugaca ingando zingahe? Eshatu hano, uyu maze ngo icyo ngo akivuga ibyo ntabwo yarazi ko misiyo ya Yesu yarangiye. Yarimo avugana n'izo ntumwa ziri kumukomeza, zimwereka ibyo agiye kuzahura nabyo, ariko agashikama akabona bavuye mu bisebye mu gucungurwa kwacu, akabibona zari zaje kumukomeza, zari intumwa z'ijuru. Maze rero babandi bagombaga kumutera ingabo mu bitugu, ubwo bashidukiye hejuru basanga ibya Yesu byagize gute byarangiye. Reka mbabwire bavandimwe, Yesu Kristo ari hafi guhaguruka ku ntebe y'imbabazi. Ntabwo ijuru n'ababwiriza bazahora bavuga kugeza ubwo basaraye. Ubu mwebwe turi hano mwagize amahirwe, runo rusengero rwose tururimo rurafunguye, ariko hari aho umuntu agenda kilometero hafi nk'ijana agiye gusenga, agiye gushaka hasenga, bakabwira abantu batari ko mwazanye amafaranga yenda yo kugira ngo ibi nibi bikorwe. Abantu kabona hari ukuntu bavuga atari ko barayafite nibayatange. Igihe kirageze ndetse kirasohoye, ubwo abasengera data mu mwuka no mu kuri bagiye kugira gute, abo ngabo bari bakwiye kumusenga koko. Rero ntabwo Imana izahora muri ibi gihe cy'imbabazi kigomba kurangira, urugi rugakingwa rwose. Ariko ngo abantu benshi nk'uko byagendekeye Petero, ngo nuko igicu kinini kiraza gihita gikingiriza izo ntumwa, hanyuma za ntumwa zisubirira mu ijuru. Hanyuma Petero ibyo birarangira na Yesu arigendera, n'aba Petero bagenda ukwabo. Ariko Yesu yamanutse arabagirana, ba Petero ntibamanutse bagize gute, batahanye icyuka zero. Ubu nahanga hari abantu baraje hano bari butahana icyuka, batahana zero. Ariko Imana ibaturinde. Nababwiye ngo abazarimbuka bari muri twe hano, n'abazajya mu ijuru bakabona ubugingo buhoraho bari muri twe. Mwijya gushakira hanze, bari hano. Iyo migabane ibiri hano irahari. Ndasaba Imana kuri aya manwa y'ihangu kugira ngo iduhe guhishurirwa ibanga ryo gusenga. Tuyisengere mu kuri no mu mwuka, kandi mu mwuka ndetse no mu kuri ni muri Yesu Kristo. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Reka duhaguruke dusoze iteraniro n'indirimbo y'148, aho njyanye na Yesu. Aho njyanye na Yesu
mana yacu iraheregeho mu ijuru nanone uro gushimwa uro kubahwa izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Urakoze kuko duhishuriye ibanga ry'urugendo, nta handi twabonera intsinzi ni mu kugusenga turi mu kuri ndetse no mu mwuka wawe. Ubu bwoko bwawe uko buteraniye hano, mwuka w'Imana yuzure imitima yabo, kandi kuko igihe ari kigufi umuntu wese weza ubugingo bwe, ngo uhereye uyu munsi kugeza ku gucungurwa kwacu guheruka tugutegerezanye ibyiringiro by'umugisha, ari byo byo kuzakuboneka kwawe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Muri isi yubitswe n'ibyaha, dukomezwa n'amahoro ya Yesu. Reka twibukiranye igitaramo dufite mu kanya, kandi tubashimira iyi gahunda dusoje, tukaba tuyishoje amahoro, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero mu kanya ni 8:00, murabona ko abana biteguye